Hey guys, nongeye kubaha ikaze kuri Bihano World Show mwa muherereye hose mu bice by'isi bitandukanye, kandi nongeye kubashimira uburyo mukomeza kudusapotinga muduteza imbere. Ndagushimira nawe rero uje hano bwa mbere, ndagusaba kugira ngo ukande subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona notification igihe cyose dushyizeho update. Inkuru yacu rero turayitangira mu gihugu cya Nigeria, kandi nongera kwibutsa yuko akenshi inkuru nguha ni inkuru ziba zarabayeho, ntabwo ari ibitekerezo cyangwa se filime, ni inkuru z'impamo ziba zarabayeho. Niyo mpamvu mbangusaba kugira ngo untege amatwi kubera yuko izi nkuru, izi incidents sometimes ari igihe nawe cyangwa se zishobora no kuba kuri mugenzi wawe. So ni byinshi rero twigira mu nkuru nk'izi ngizi, niyo mpamvu mba nahisemo nkafata umwanya nkakora inkuru nk'izi kugira ngo zifashe society. Inkuru yacu reka tuyitangire mu gihugu cya Nigeria, turayitangirana n'umuryango w'abantu babiri ndetse n'umwana w'umuhungu, aribo Kenneth ndetse na Angela. Uko ari babiri rero bari babanye bishimye ndetse bari bafite umwana w'umuhungu w'imyaka 7 ari we witwaga Junior. Byose rero byatangiye igihe Kenneth yabyukaga akava mu rugo mu gitondo akagenda ndetse akagenda atabwiye umugore we ahagiye. Ibi birumvikana, umugore ntago yari kwifata neza ndetse byari kumutera ubwoba kubera yuko kuva babana n'uyu mugabo n'ubwa mbere uyu mugabo yaragiye akagenda atagize ikintu na kimwe amubwira. Umugore rero yahise afata telefone, bumaze kwira atangira kumuhamagara inshuro nyinshi cyane ariko umugabo ntiyamwitaba. Ibi rero bikaba byaratumye uyu mugore Angela agira ubwoba cyane, yibaza ati se kuki umugabo wanjye atari kunyitaba. Atangiye gusenga Imana akavuga ati, Imana umbabarire ntagire ikiba ku mugabo wanjye, ndinginze ndasabye kugira ngo ntagire ikintu na kimwe kibi kiba ku mugabo wanjye. Iri joro ryose rero ntabwo umugore yabashije gusinzira, yakomeje ahamagara umugabo we ndetse yamutekerezaho. Bukeye mu gitondo rero yatangiye gushakisha umugabo we impande zose mu mujyi wose ariko ntabwo yigeze amubona. Yigiriye inama rero yo kujya ku mushuti w'umugabo we kugira ngo byibuze arebe nimba ariho yaba yagiye. Ahageze aramubwira ati, ese ntabwo yize ubona umugabo wanjye? Matthew aramubwira ati, ntabwo nigize mubona ariko ijoro ryahise twavuganye. Umugore arangije amubaza ati, ese yaba yakubwiye aho yagiye? Umugore aramubwira ati, njyewe mu gitondo igihe nari ndimo ntegura ibya mu gitondo bye yahise abyuka aragenda nta kintu na kimwe ambwiye, ndetse nagerageje guhamagara nimero ye inshuro nyinshi cyane ariko ntabwo yigeze anyitaba. Urana ndumva mfite ubwoba bwinshi cyane kubera ko ntabwo nifuza ko hari ikibi cyaba ku mugabo wanjye. Angela arangije asaba n'umugabo ati, gerageza nawe umuhamagare wenda yakwitaba twabasha kuvugana nawe. Ubwo rero Matthew yahise afata telefone arangije ahamagara Kenneth. Ubwo rero Kenneth yaramwitabye, none arangije aramubaza ati, Kenneth uri hehe? Kubera yuko umugore wawe utwite ari hano arimo aragushakisha. Nuko Matthew arangije aramubaza ati, se umugore wanjye ari hehe? Nuko Kenneth arangije aramubwira ati, ari hano ari kumwe nanjye. Nuko mugihe ataramusubiza Kenneth yahise akupa telefone noneho arangije arayizimya. Nuko Matthew arangije abaza umugore wa Kenneth aramubaza ati, se madame, waba ufitanye ikibazo n'umugabo wawe cyangwa se hari ibibazo mufitanye bidasanzwe? Kubera yuko ikigaragara hari ibintu bitagenda neza hagati yanyu uko muri babiri. Yabati, Matthew, njyewe nta kibazo mfitanye na kimwe n'umugabo wanjye. Yagiye ejo mu gitondo igihe ndimo gutegura ibyo kurya bya mu gitondo. Nuko Matthew arangije aramubwira ati, subira mu rugo ndazakongera muhamagare numve ikiya mbere. Wowe nyizera ndaza gukora ibishoboka byose mubwira agaruke mu rugo. Ubwo rero icyo gihe Angel yasubiye mu rugo ababaye cyane. Umugore akimara kuva aho ngaho Matthew yarongeye ahamagara Kenneth, ariko ubwo yamuhamagaraga telefone ye yari kijimije. Nuko igitondo cyakurikiyeho Kenneth yarabyutse, ubwo yabyukaraga n'umugore w'ihabara rye aho yari yaragiye kumara iminsi 3 igihe yari yarataye umuryango we. Nuko arangije aramubwira, igihe cyose nje kuraranga ngirana ibibazo n'umugore wanjye, sigaye numva nta kimwiyumvamo. Nuko umugore arangije aramubaza, none kubw'ibyo ngibyo urumva ushaka gukora iki? Umugabo arangije amusubiza ati, ntabwo nzi icyo nakora, ndumva byaranshanze. Igihe cyose naje kuraranga iyo nsubiyeyo numva ntamushaka, numva ntamwishimiye na gato. Ikindi cya kabiri, ntabwo nshobora gukora divorce nawe kubera yuko afite inda y'amezi 7. Ku bwanjye nifuza yuko yava mu rugo rwanjye noneho nkagushyingirwa. Nuko Monica arangije aramubaza ati, se intege nke z'umugore wawe ni izihe?
ese niki kimutera ubwoba cyane? Nuko umugabo arangije aramusubiza ati umugore wanjye atinya cyane imbunda ndetse agatinya n'imbwa, niyo mpamvu mu rugo rwanjye nta n'imbwa ngira. Wa mugore Monica arangije aramusubiza ati ok, njye ndumva ngize plan. Umugabo arangije aramusubiza ati ese niyihe plan wungutse? Nuko wa mugore Monica arangije aramubwira ati nimba ushaka ko umugore wava mu rugo, tangira wowe umwicishe ibimutera ubwoba, noneho nyuma uzareba ikizavamo. Yaba ati ese ni gute nabikora? Ntabwo ndi kumva uburyo nshobora kumukangisha ibimutera ubwoba. Nuko umugore Monica arangije aramubwira ati igihe cyose uzayigirana ibibazo nawe cyangwa se mukavugana nabi, wowe ujye uhita ufata imbunda none nurangiza uyimutunge uyimukangishe. Nuramuka ukoze ibi ngibi azageraho ashake undi muntu bashyingiranwa kubera yuko azaba afite ubwoba yuko uzageraho ukamurasa. Nuko uyu mugore arangije aramubwira ati Kenneth, nimba mu by'ukuri unkunda kandi ukaba ushaka kunshyingirwa, ndakwinginze wowe koresha ubu buryo, ndabizi uzacamo. Monica arangije arabimusaba. Nuko wa mugabo arangije aramubwira ati wow, urakoze cyane. Nuko rero Kenneth yahise afata inzira arataha nyuma y'iminsi 3 avuye mu rugo ndetse atabwiye umugore wagiye. Ubwo rero ageraga mu rugo yarinjiye asanga umugore we yicaranye n'undi mushuti we. Umushuti we akaba yari umugore wa Matthew. Asanga barimo barerira bamuririra batazi ibyabaye kuri we, bavuga bati se uyu mugabo yabaragiye hehe? Aha Kenneth yarinjiye noneho akubise amaso umugore we, yahise atambuka arangije azamuka esikariye ajya mu cyumba cye atanabasuhuje. Nuko wa mugore w'inshuti ye arangije aramubaza ati Angela, ese ni ukubera iki umugabo wawe yitwaye gutya? Nuko Angela arangije arahaguruka abwira umushuti we ati sorry ndaje mu kanya. Angela yahise azamuka arangije ajya mu cyumba cy'umugabo we. Nuko arangije aramubaza ati hani, wari uri hehe iminsi 3 yose ishize? Ese ni iki kibi nagukoreye cyatumye untererana iminsi 3 yose? Iki gihe Angela yamubajije ababaye. Umugabo arangije yahise ahaguruka n'umujinya mwinshi, arangije aramubaza ati wowe urinde umbaza ibibazo nk'ibyo ngibyo mu nzu yanjye? Umugore arangije aramubwira ati sheri, ese ni ukubera iki uri kunsubiza gutyo muri ubwo buryo? Ndakwinginze ca bugufi umvugishe, ese naba nakoze ikintu kitari cyiza kuri wowe? Nuko umugabo arangije aramubwira ati mugore reba, wowe nta burenganzira ufite bwo kumbaza aho ngiye. Ngiye mfite uburenganzira bwo kugenda nkajya aho nshaka ntabisabiye uburenganzira cyangwa se nta n'umwe menyesheje. Nuko umugore arangije aramubwira ati ibuka, genda umugore wawe, mfite uburenganzira bwo kukubaza aho wari wagiye igihe cyose wadusize ngiye n'umuhungu wawe ukadusiga iminsi yose igera kuri 3. Nuko umugore arangije aramubwira ati Kenneth, ese niki naba naragukoreye cyatuma umfata nk'umwesclave ukamfata nk'umuntu udafite icyo amaze n'icyo avuze hano muri rugo? Icyo gihe Angela yamubajije icyo kibazo atangira kurira. Nuko umugabo n'uburakari bwinshi arangije aramusubiza ati mvira mu cyumba, nta mwanya mfite wo gutaha kuri wowe. Nuko umugore arangije aramubwira ati Kenneth, ntago genda uve muri iki cyumba utabanje kunsobanura aho wari uri iminsi 3 ishize yose. Igihe rero Angela yavugaga aya magambo, Kenneth yahise yibuka wa mupangu ndetse ibyo bapanze we na ryahabara rye na wa mugore we wa kabiri. Nuko ako kanya Kenneth yahise afungura akabati arangije akuramo imbunda atangira kuyitunga umugore we ndetse amukanga amubwira n'amagambo ateye ubwoba. Umugore we akibona imbunda yahise ataka cyane. Icyo gihe rero yarari guscreaminga asakuza. Umushuti wa Angela ndetse n'umugabo we bari bageze aho ngaho mu rugo bazanye Junior avuye ku ishuri. Ubwo bahise birukanka bazamuka bajya kureba ese niki gitumye Angela ataka bigeze aho ngaho. Igihe bari bageze rero bafunguye icyumba babona Kenneth yatunze imbunda umugore we. Nuko umushuti wa Kenneth arangije aramubaza ati Kenneth, niki kijya mbere kuri wowe? Ese ni ukubera iki uri gutunga imbunda umugore wawe? Urarwaye cyangwa hari ikindi kibazo ufite? Nuko Kenneth arangije abwira Matthew ati ibi bintu bishaka kubyinjiramo, umugore wanjye ni ikigeragezo, ni indiscipline. Umugabo arangije amubaza ati Kenneth, ariko ni ibiki biri kukubaho? Niki cyakubayeho ko mbona wahindutse? Ese ni ukubera iki uri kubabaza umugore wawe utwite muri ubu buryo? Nuko
Kenneth yahise arakara arangije ava aho ngaho. Ubwo rero basigaye aho ngaho, noneho Matthew arangije abaza wa mugore ati ese waba ufitanye ikibazo n'umugabo wawe? Nuko umugore arangije aramusubiza ati nta kibazo dufitanye, ariko umugabo wanjye yatangiye iyi mico ubwo yagarukaga hano mu rugo hashize ibyumweru 2 agarutse avuye mu kazi hanze y'umujyi. Nuko wa mushuti w'umugore arangije aramubwira ati Angela, ndakwinginze, ngiye icyo nagusaba nuko wagenda ukabibwira umuryango w'iwabo, ukabibwira ababyeyi be, noneho bakagerageza kuvugana nawe mbere y'uko ibibazo bigera kure. Nuko Angela arangije aramusubiza ati oya, ntabwo byagera aho ngaho. Yabati ndabizi neza ari buze gucururuka. Matthew arangije aramubwira ati madam, ndumva ibyo umugore wanjye ari kukubwira ari byo, wagerageza ukaganira n'ababyeyi be ukabwira uko ikibazo kimeze, nabo bagashaka uburyo baganira nawe, kubera yuko ndabona Kenneth arimo aragenda ahinduka ikindi kintu. Nuko umugore arangije aramubwira ati murakoze cyane, ariko igihe ndashaka guha umugabo wanjye igihe gitoya kugira ngo ndebe nimba yahinduka, ariko nadahinduka nzafata umwanzuro noneho mbibwire ababyeyi be. Nuko wa mushuti warangije aramubwira ati Angela, njyewe icyo ngusabye, ushatse wafata umwanzuro aka kanya, ikibazo ukakijyana ku babyeyi be, kubera ko ugenda abona nyuma y'ibingibi hashobora kuzabaho ibintu bikomeye. Nuko umugore arangije aramubwira ati urakoze inshuti yanjye, ariko jyewe umugabo wanjye ndamuzi neza. Yabati ndabizi neza mu kanya gatoya ari buze gucururuka. Nuko umushuti arangije aramubwira ati okay, nimba ubizi ni sawa. Arangije abwira umugabo ati hani ngwino twigendere. Ubwo rero bahise bava aho ngaho. Guhera uwo munsi Kenneth yakomeje kujya afata imbunda ndetse akayitunga ndetse agahamura umugore we nk'uko ihabara rye ryari yarabimubwiye. Angela nawe rero yagumye aho ngaho arabigumana, ntiyabibwira ababyeyi ba Kenneth ndetse ntiyabibwira n'ababyeyi be. Umugabo akomeza kujya atunga imbunda umugore we ndetse n'umwana wawe w'imyaka 7 abareba. Nuko umwana rero yaje guhinduka, atangira guta discipline, atangira kugibura uburere kubera yuko nta muntu n'umwe aho ngaho wamwitagaho, bahoraga baserera, bahoraga batukana. Nuko rimwe ari nijoro, Junior yabajije papa we ikibazo kidasanzwe, arangije amubaza ati papa, ese nukubera iki buri gihe ukoresha imbunda ukayitunga mama igihe cyose akurakariye? Nuko papa arangije amusubiza ati Junior, mama wawe ni umugore umunyamahane, ni umugore utumva, rero nkoresha imbunda kugira ngo mbashe kumukanga anyumve ndetse anyubahe, ariko rero buriya iriya mbunda nta masasa barimo, ni imbunda irimo ubusa, rero nyikoresha kugira ngo mukange kubera ko ndabizi neza ko atinya imbunda. Nuko wa mwana arangije aramusubiza ati urakoze papa. Arangije Junior ava aho ngaho ajya mu cyumba cye. Nuko bigeze mu masaha ya saa sita, igihe Kenneth yaragiye kujya mu cyumba ngo ajye kuryama, arangije abona kuri CCTV, abona ko hari umuntu uri kurira igipangu ashaka kuza mu rugo. Yahise yirukanka ajya mu cyumba, arangije afata imbunda ashyiramo amasasu kugira ngo asohoke aze hanze aze kureba ikijya mbere. Igihe rero wa muntu yumvaga uyu mugabo afungura urugi, yahise ahunga ava aho ngaho ariruka. Nuko Kenneth yasubiye mu rugo, aragenda yinjira mu cyumba cye, arangije ashyira imbunda mu kabati, ariko ayishyiramo adakuyemo amasasu kugira ngo cya gisambo nikigaruka aze kubasha kwitabara. Nuko bukeye mu gitondo, Angela yabwiye umugabo we ngo amujyane kwa muganga kubera ko yumvaga atameze neza, ariko umugabo we yaranze, arangije yava mu rugo arigendera. Nuko hashize isaha imwe, Junior yahise atangira ibyo kurya bya mu gitondo, igihe mama we yari ari mu cyumba harimo yitegura kugira ngo bamujyane ku ishuri. Nuko igihe Junior rero yaragiye kurya, abona ko ibyo kurya bamuzaniye atari byo yari yasabye umushefu cyangwa umukozi kugira ngo amutekere. Nuko yahise yirukanka ajya mu gikoni, ajya kubaza umukozi impamvu atamutekeye ibyo kurya yamusabye. Nuko umukozi arangije amusubiza ati Junior, mama wawe yambujije ngo singutekere umuceri n'inyama, yambwiye yuko ngukorera umugati nkaguha n'icyayi kubera ko yashaka kuva hano hakiri kare. Rero genda ujye gufata ibyo kurya byawe bya mu gitondo, nuza kugaruka uvuye ku ishuri ndagutekera ibyo kurya, umuceri ndetse n'inyama washakaga. Umukozi akimubwira ibyo ngibyo, Junior yahise afata igikombe cy'icyayi arangije akimena ku mukozi, arangije aramubwira ati vuba tangira uteka ibyo kurya nagusabye, cyangwa se nutabikora ndaza kugurega kuri papa nagaruka.
nuko mama ubwo yahise agera aho ngaho arangije abaza Junior ati Junior, wowe urinde utegeka umukozi ugategeka buri umwe wese hano ibyo ushaka kurya mu gitondo? Ibyo mama we yabimubajije arimo yinjira mu gikoni, nuko umushefe cyangwa se umukozi arangije asobanurira nyirabuja buri kimwe cyose Junior yakoze. Angela ararakara ahita akubita wa mwana, amukubita atabanje no kumubwira ngo byibuze asaba imbabazi umukozi. Nuko ka kana ka Junior karangije kabwira nyina kati mami, ngiyewe nta nubwo nzigera musaba imbabazi, ikindi kandi ndaza kubwira papa ko wankubise. Ibyo ngibyo Junior yabivuze n'agasuzuguro. Nuko mama arangije aramubwira ati Junior, nutamusaba imbabazi ntabwo ndi bukujyane ku ishuri ngo ujye gukora ikizamini cyawe cya nyuma, kandi ikindi cya kabiri ntabwo uri burye. Nuko umukozi arangije abwira nyirabuja ati uyu nguyu ni umwana utagize icyazi, njyewe mufata nk'umwana wanjye, rero namaze kumubabarira kandi ndabizi neza ntabwo azongera kubikora, rero reka mukorere ikindi cyahe. Nuko nyirabuja arangije aramubwira ati wowe ni wowe utuma uno mwana w'umuhungu atangira kujya akora ibintu yishakiye hano muri uru rugo, buri gihe uramubembereza, niyo mpamvu ari kwitwara gutya. Uwo ni Angela, mama wa mwana wari kuvuga gutyo. Nuko umukozi arangije aramubwira ati ndabizi ma, ariko ni nk'umwana wanjye, uko mfata umwana wanjye ni nako mufata, reka mukorere icyayi noneho uhita umujyana ku ishuri. Nuko umugore arangije aramubwira ati gira vuba, ntabwo mfite umwanya uhagije. Nuko Angela yavuze gutyo arangije asubira mu cyumba ajya gusoza kwitegura. Igihe rero umukozi ari guteka icyayi cya Junior arangije yibuka ibyo papa we yamubwiye nijoro. Ako kanya yahise yirukanka ajya mu cyumba cya papa we. Igihe rero yafunguraga akabati ka papa we, arangije asanga ya mbunda ya papa we aba ari yafata. Ya mbunda papa we yari yashyizemo amasasu akibagirwa kuyakuramo. Junior yahise afata imbunda arangije aza yirukanka ajya mu cyumba cya nyina. Yinjiye mu cyumba yasanze mama we yamaze kwitegura kugira ngo amujyane ku ishuri. Jesus Christ, Junior, uri gukora iki n'imbunda ya papa wawe? Junior nta kintu na kimwe yigeze amusubiza. Arangije ahubwo yamutunze imbunda ayitunga mama we n'uburakari bwinshi. Junior, ni iki kijya mbere? Junior, ni iki uri gukora mu cyumba cyanjye n'imbunda ya papa wawe? Nuko aho ngaho mama Junior yabazaga umuhungu we ari gutitira ndetse afite ubwoba. Wibuke yuko uyu mugore yatinyaga imbunda cyane. Umugore ninongera kumva ijambo ruguturukamo ndahita nkurasa. Uwo ni wa mwana wari uri kubwira mama we ndetse n'uburakari bwinshi. Arangije akomeza gutunga imbunda mama we. Nuko mama arangije avuga ati cyayi, Kenneth yamaze kwangiza umwana w'umuhungu we, namugiriye inama kudakora ibi bintu umwana wamureba, ntigize anyumva. Junior, mbere yuko mfunga amaso nkongera nkayafungura, mpereza iyo mbunda cyangwa se ngukubite. Ikindi cya kabiri, ntabwo uri bwongere kurya mu rugo. Ikindi kandi nta nubwo ndi bukujyane ku ishuri gukora ikizamini cyawe cya nyuma, mpereza iyo mbunda. Yabimubwiye rero arimo yirukanka kugira ngo ahite yambura imbunda y'umwana. Junior atabishaka yahise akanda kuri trigger, arangije arasa mama we. Ubwo mama we yahise ataka cyane, arangije yikubita hasi. Junior amaze kubona yuko arashe mama we, arangije nawe yikubita hasi ararabirana. Nuko uko umukozi yumvaga urusaku rw'amasasu mu cyumba cya nyirabuja, yahise ava mu gikoni yirukanka arazamuka ngo ajye kureba ikibaye. Ubwo yahageraga yahise atungurwa no kubona Angela ari hasi ndetse na Junior. Jesus, yahise ataka cyane, arangije arasohoka yirukanka ahamagara umuzamu ndetse ahamagara n'umushoferi watwaraga Angela ndetse n'uyu mwana w'umuhungu Junior. Igihe rero bageraga mu cyumba bahise batungurwa n'ibyo babonye. Ese niki kibaye kuri Angela na Junior? Umuzamu ndetse n'umushoferi barimo babaza umukozi. Umukozi arangije arababwira ati ntago mbizi, nimureke tubajyane kwa muganga. Bahise babafata rero babajyana kwa muganga. Igihe bari bahageze rero umukozi yahise afata telefone ahamagara Kenneth amubwira buri kimwe cyose uko byagenze. Kenneth yahise afata imodoka aza yirukanka, ariko akigera ku bitaro ibyamubayeho ibyo yasanze ntagahomamunwa. Nimba rero wakunze iyi nkuru ukaba ushaka igice cya kabiri, nyandikira muri comment section uti part 2 cyangwa igice cya kabiri. Wakoze kubana nanjye kuva kutangira kugera ku iherezo, kandi wakoze kumpa umwanya wawe, wakoze gukora comment, wakoze gukora like, wakoze gusharinga buri umwe wese iyi video. Nawe ciao ciao.